Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Uyu ni umunsi wa 239 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turakomeza dusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 13. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abanyagalilaya bishwe na Pilato. Muri icyo gihe hari abantu bahari bamutekerereza iby'Abanyagalilaya abo Pilato yavangiye amaraso yabo n'ibitambo byabo. Yesu arabasubiza ati, mbese mugira ngo abo Banyagalilaya bari abanyabyaha kuruta abandi Banyagalilaya ubwo bababajwe batyo? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Cyangwa se ba bandi 18 ab'umunara w'i Silowamu wagwiriye ukabica, mugira ngo bari abanyabyaha kuruta abandi b'i Yerusalemu bose? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Umugani w'umutini warumbye. Kandi abacira uyu mugani ati, hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe, bukeye araza awushakaho imbuto arazibura. Abwira umuhinzi ati, dore none uyu mwaka ni uwa gatatu nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone. Uwuce urakomeza kunyunyuriza icy'ubutaka. Nawe aramusubiza ati, databuja, ureke uyu mwaka nawo nyuhire mufumbire ahari, hanyuma wakwera imbuto. Icyakora nutera uzawuce. Umugore uhetamye akizwa na Yesu. Nuko ku munsi w'isabato yigishiriza mu isinagogi, asangamo umugore ufite dayimoni utera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye, atabasha kunamuka na hato. Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati, mugore, ubohowe ubumuga bwawe. Amurambikaho ibiganza, muri ako kanya aragororoka, ahagarara yemye, ahimbaza Imana. Ariko umutware w'isinagogi arakazwa nuko Yesu akijije umuntu ku isabato, abwira abantu ati, hariho iminsi 6 ikwiriye gukorerwamo imirimo, aba ariyo muzamo mukizwe, hatari ku munsi w'isabato. Umwami Yesu aramusubiza ati, mwandyarya mwe, mbese umuntu wese muri mwe ntazitura inka ye cyangwa indogobe ye ayikura mu kiraro ku isabato akayijyana akayuhira? Kandi uyu ko ari umukobwa wa Aburahamu, akaba amaze iyi myaka 18 aboshywe na Satani, ntiyari akwiriye kubohorwa iyi ngoyi ku munsi w'isabato? Amaze kuvuga atyo, abanzi be bose baramwara, abahateraniye bose bishimira imirimo myiza itangaza yose yakoze. Umugani w'akabuto ka sinapi. Nuko arabaza ati, mbese ubwami bw'Imana bwagereranywa n'iki? Cyangwa nabushushanya n'iki? Dore bugereranywa n'akabuto ka sinapi. Umuntu yenze akakabiba mu murima we, kagakura kakaba igiti, maze inyoni zo mu kirere zikarika ibyariri mu mashami yacyo. Yongera kuvuga ati, ubwami bw'Imana ndabugereranya n'iki? Busa n'umusemburo umugore yenze akawuhisha mu myariko 3 y'ifu, kugeza aho yose iri butubukire. Babaza Yesu uko abakizwa bazangana. Ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha, ari mu nzira agiye Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati, databuja, mbese abakizwa ni bake? Nawe aramusubiza ati, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Nyir'inzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti, mwami dukingurire, azabasubiza ati, simbazi, sinzi n'aho muturutse. Nibwo muzavuga muti, kandi twariraga imbere yawe tukanywera imbere yawe, ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu. Ariko azababwira ati, sinzi aho muturutse, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Aho niho bazaririra bakahekenyera amenyo, mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose bibereye mu bwami bw'Imana, namwe mukaba mujugunywe hanze. Hazaza abava iburasirazuba n'iburengerazuba n'ikasikazi n'ikusi, bicare basangirire mu bwami bw'Imana. Kandi rero hariho ab'inyuma bamwe bazaba ab'imbere, n'ab'imbere bamwe bazaba ab'inyuma. Yesu aririra i Yerusalemu.
Uwo munsi haza abafarisayo bamwe baramubwira bati va hano ugende kuko Herode ashaka kukwica. Arababwira ati nimugende mubwire iyo ngunzu muti dore arirukana abadayimoni arakiza abantu none n'ejo, maze ku munsi wa gatatu azaba arangije rwose. Ariko nkwiriye kugenda none n'ejo bundi kuko bidashoboka ko umuhanuzi yicwa atari i Yerusalemu. Ayi Yerusalemu, Yerusalemu we, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho. Ni kangahe nashatse kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo ntimunkundire. Dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka, kandi ndababwira yuko mutazambona kugeza ubwo muzavuga muti hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 14. Yesu akiza umuntu urwaye urushwima. Ku munsi w'isabato yinjiye mu nzu y'umwe mu batware b'abafarisayo ngo basangire baramugenza. Imbere ye hariho umuntu urwaye urushwima. Yesu abaza abigisha amategeko n'abafarisayo ati mbese amategeko yemera ko ari byiza gukiza umuntu ku isabato cyangwa ntiyemera? Maze baraceceka. Amukoraho aramukiza aramusezerera. Nuko arababaza ati ninde muri mwe waba ufite indogobe cyangwa inka icyagwa mu iriba ntiyagikuramo muri ako kanya nubwo ari ku isabato? Ntibagira icyo bamusubiza muri ibyo. Uwishyira hejuru azacishwa bugufi. Nuko acira abararitswe umugani. Abonye uko bashaka intebe z'icyubahiro arababwira ati nutorerwa gutaha ubukwe ntukicare ku ntebe y'icyubahiro hataboneka undi watowe ukurusha igitinyiro, maze uwabatoye mwembi akaza akakubwira ati imukira uyu, nawe ukahava umarwa n'isoni ujya kwicara inyuma y'abandi bose. Ahubwo nutorwa ugende wicare inyuma y'abandi bose, kugira ngo uwagutoye aze kukwibwirira ati nshuti yanjye igira imbere. Nibwo uzabona icyubahiro imbere y'abo mwicaranye musangira, kuko umuntu wese wishyire hejuru azacishwa bugufi, kandi uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Kandi abwira uwamuraritse ati nurarika abantu ngo musangire ku manywa cyangwa nijoro, ntukararike inshuti zawe cyangwa bene so cyangwa bene wanyu cyangwa abaturanyi n'abatunzi, batazakurarika nawe bakakwitura. Ahubwo nurarika utumire abakene n'ibirema n'abacumbagira n'impumyi, nibwo uzahirwa kuko bo badafite ibyo bakwitura, ahubwo uziturwa abakiranuka bazutse. Umugani w'abararikwa babi. Nuko umwe muri abo bicaranye basangira byumvise aramubwira ati hahirwa uzarira mu bwami bw'Imana. Nawe aramubwira ati hariho umuntu watekesheje ibyo kurya byinshi ararika benshi. Igihe cyo kurya gisohoye atuma umugaragu we kubwira abararitswe ati nimuze kuko bimaze kwitegurwa. Bose batangira gushaka impamvu z'urwitwazo bahuje umutima. Uwa mbere ati naguze umurima nkwiriye kujya kuwureba, ndakwinginze mbabarira. Undi ati naguze amapfizi 10 yo guhinga ngiye kuyagerageza, ndakwinginze mbabarira. Undi ati narongoye nicyo gituma ntabasha kuza. Nuko uwo mugaragu agarutse abwira shebuja uko byagenze, maze nyir'urugo ararakara abwira umugaragu ati sohoka vuba ujye mu nzira nini n'into zo mu mudugudu uzane hano abakene n'ibirema n'impumyi n'abacumbagira. Umugaragu we agarutse aravuga ati databuja icyo utegetse ndagikoze, nyamara haracyari umwanya w'abandi. Shebuja abwira umugaragu ati sohoka ugende mu nzira nyabagendwa no mu mihora ubahate kwinjira kugira ngo urugo rwanjye rwuzure. Ndababwira yuko ari nta muntu wo muri bararikwa uzarya ibyo nabiteguriye. Uburyo bwo gukurikira Yesu biruhije. Abantu benshi bajyanaga nawe arahindukira arababwira ati umuntu uza aho ndi ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se na bashiki be ndetse n'ubugingo bwe, uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara akabara umubare w'impiya zayubaka ngo amenye yuko afite izikwiriye
kuyuzuza, kugira ngo ahari ataba amaze gushyiraho urufatiro akananirirwaho atayujuje, maze ababireba bose bagatangira kumuseka bati uyu yatangiye kubaka inzu ariko ntiyabasha kuyuzuza. Cyangwa se hari umwami wajya kurwana n'undi ntabanze kwicara ngo ajye inama y'uko yabasha gutabarana n'ingabo ze inzovu imwe, ngo arwane n'umuteye afite ingabo ze inzovu ebyiri. Bitabaye bityo, wa wundi akiri kure cyane atuma intumwa ze akamubaza icyo yamuhongera ngo babane amahoro. Nuko rero namwe, umuntu wese muri mwe udasiga ibyo afite byose ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Umunyu ni mwiza, ariko umunyu iyo ukayutse uryoshwa n'iki? Nta nubwo ukwiriye umurima habe n'icukiro, bapfa kuwujugunya hanze. Ufite amatwi yumva niyumve. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 15. Intama yazimiye n'igice cy'ifeza cyabuze. Nuko abakoresha b'ikoro bose n'abanyabyaha baramwegera ngo bamwumve. Abafarisayo n'abanditsi barabyivovotera bati uyu yiyegereza abanyabyaha kandi agasangira nabo. Abaciriye umugani ati, ninde muri mwe waba afite intama 100 akazimiza imwe muri zo, ntasiga izindi 99 mu gasozi akajya gushaka iyazimiye kugeza aho ari buyibonere? Iyo ayibonye ayiterera ku bitugu yishimye, yagera mu rugo agahamagara inshuti ze n'abaturanyi be akababwira ati, twishimane kuko mbonye intama yanjye yari yazimiye. Ndababwira yuko mu ijuru bazishimira batyo umunyabyaha umwe wihannye kumurutisha abakiranuka 99 badakwiriye kwihana. Cyangwa umugore waba afite ibice 10 by'ifeza, yaburamo kimwe ntiyakongeza itabaza agakubura mu nzu akagira umwete wo gushaka kugeza aho akibonera? Iyo akibonye ahamagara inshuti ze n'abaturanyi be akababwira ati, twishimane kuko mbonye igice nari nabuze. Ndababwira yuko ariko haba umunezero mwinshi imbere y'abamarayika b'Imana bishimira umunyabyaha umwe wihanye. Umugani w'umwana w'ikirara. Kandi arababwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu 2. Umuherereza abwira se ati, data, umugabane w'ibintu unkwiriye. Agabanya amatungo ye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize, umuherereza ateranya ibintu bye byose aragenda ajya mu gihugu cya kure. Yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti, data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure se aramubona, aramubabarira, arirukanka aramuhobera, aramusoma. Umwana aramubwira ati, data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu bati, mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibage, turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Ariko umwana we w'imfura yari ari mu murima, maze amaze kuza ageze hafi y'urugo yumva abacuranga n'ababyina. Ahamagara umugaragu amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Aramubwira ati, murumuna wawe yaje none so yamubagiye ikimasa kibyibushye kuko amubonye ari muzima. Undi ararakara yanga kwinjira, nuko se arasohoka aramwinginga. Maze asubiza se ati, maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye? Maze uyu mwana wawe yaza wamaze ibyawe abisambanisha, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Nawe aramubwira ati, mwana wanjye, turabana iteka kandi ibyanjye byose ni ibyawe.
ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Imana ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza, ndabakunda mu izina rya Yesu, muryoherwe n'ijambo ry'Imana.